gacuma kirasoma harimo agakonyage asoma nta nuza asoma harimo agakonyage asoma mbese ubu urumva ntabwo ibintu n'agakonyage ni ukumva agacuma karimo ikintu kabisa n'agakonyage ngo bakwita bayita gacuma international sha OG ariko ngo wayigize umugore yabaye umugore mwiza muterete nayiterete yiterete arama we muterete ubundi rero siporo aciriritse iyo siporo uracereretse uraciriritse rero siporo uraciriritse onana uraciriritse rero siporo uraciriritse ariko uyu munsi nta kuryama paka ejo reka ubundi nzaryama ku wa mbere mama burenyine ugiye kurara ukora iki gacuma we umva ngiye kwinywera isaka ngiye kunywa icupa ubu ngubu nzagera Kicukiro ngiye mba muri farikebe rebe nzaryama ubu ngubu ku wa kabiri ubundi bwo nzaryama neza mpita njya kuri etenseri ese aka gacuma ahantu hose ngo uragahorana kano gacuma ngenda gahorana aka gacuma ndagahorana nta mureye wasogongezaho nta mureye wizera imana wayisoma gute reba n'inkweto ahantu hose reba bayita gacuma igikoni international nta mureye wizera imana umureye utizera imana ubundi abareyo barananiwe buriya sadati buriya yagiye kwegura bati ndeguye cyo viramute